waboneza abandi mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'aho umuntu wese aherereye. Twebwe hano muri Australia turi ku mugoroba, hanyuma rero abandi hirya no hino muri Afurika ni mu gitondo, Amerika hari abo bari mu gicuku, ariko mwese turabasuhuje kandi n'amasaha uzabireberaho niba ari none tubahaye kaze. Nk'uko mubibona turi kumwe n'abatumirwa bacu, abantu benshi bakomeje kubakunda, bafite amavuta menshi. Buri munsi abantu kuvuga ngo aba bantu bagaruke. Rero twongeye turabagarura hano kugira ngo babaganirize utuntu tumwe n'utundi nyine. Hanyuma rero tugiye gutangira na Iranzi niwe ubona afite mikrofone. Yongere ibwira abantu usha nubwo musanzwe mugaruka hano, ariko hari abazababona bwa mbere bagomba kubamenya. Murakoze. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Twongeye kuramutsa inshuti zacu abadukurikira bacecetse n'abagaruka bagatanga komantere kuri YouTube turatubibona. Turabaramukije by'umwihariko abantu batuye hano mu mujyi wa Melbourne, harimo ni benshi, tubahaye mwiriwe. Murakoze. Singiza mugenzi wawe mwatwibwire. Murakoze. Nanjye nitwebwe. Witwa Yvette. Murakoze cyane Yvette. Mugenzi wawe yararamukije abantu batuye Melbourne, nanjye ndanabaramukije ko niho dutuye, cyane cyane muri sababu ya Werribee, ariko na sababu zose ziri muri Melbourne, even state yacu Victoria. Ni abantu badukurikirana umunsi ku wundi, turabasuhuje kugira ngo Uwiteka kandi akomeze kubagirira neza muri byose. Turatangira n'utubazo hano. Hari utubazo twakomeje tubaza muri parts iheruka, ariko hari udusigara nitwo tugiye gukomerezaho, kandi nsaba n'abanyamuryango bacu umuntu uzoza ugira ikibazo yifuza kubaza aba bantu azatwandikira muri comment, atubwire ngo ndifuza ko muzambariza Iranzi kino kibazo, ndifuza ko muzambariza Yvette ikibazo, ndifuza ko mwazavuga kuri iyi topic, ndifuza ko barahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze tubane. Ikibazo cya mbere kirabaza, ndakibaza umuntu ufite mikrofone. Ugira inshuti mu buzima busanzwe? Urazigira? Watubwira ibintu bibiri byo kugira inshuti, ibintu byiza bibiri byo kugira inshuti? Icya mbere nyine iyo ufite inshuti murasabana. Icya kabiri ibyiza. Icya kabiri iyo ufite inshuti nziza mugirana inama. Nibyo kabisa. Mugenzi wawe nawe aratubwira, niba ufite inshuti nawe ugatubwira ibintu byiza bibiri byo kugira inshuti. Yego, ndabifite. Bazifite? Hari ibyiza byazo byo kuzigira? Yego. Kibihe? Muraganira mukishima, ndetse ukabasha no kwigisha inama. Numvishije rero abantu bafite inshuti muzikomereho, kandi n'abatazifite muzigere, kuko inshuti ni nziza. Hanyuma ugifite mikrofone twakubaza kandi ikibazo k'amatsiko. Umwanya wawe utari mu kazi, free time, uba ukora iki mu buzima busanzwe? Mba ndi kuwatchinga gusa. Uri kuwatchinga? Yego. Ukunda kuwatchinga iki? Njye nkunda umupira, ndi umufana w'akabumbu. Byiza cyane. Ni iyihe kipe ufana? Ufana Arsenal. Arsenal mu Bwongereza. Aba Arsenal bose turabasuhuje, ni byiza cyane. Hanyuma singiza mugenzi wawe nawe tumubaze, free time yawe uri gukora iki? Bitandukanye, ntabwo nkora nk'ikintu kimwe nyine wenda igihe cyose. hari igihe ndimo ndi kwiga n'ibintu bishasha. Ibintu bishasha bijyanye n'amasomo yawe cyangwa mu buzima busanzwe? Amasomo mu buzima busanzwe byose.
Okay, that's good. Okay. Hari akabazo ngiye kukubaza nako gakurikiyeho. Wari waba surprise mu buzima? Cyane ni kenshi? Wadusangiza wenda umunsi umwe wabaye nyine surprise yabaye ikomeye ku buzima bwawe, niba atari ibanga hari habaye iki? Ntabwo navuga ngo hari ubwo nabaye surprise wenda kurusha indi minsi yose, byose ni kimwe pe. Kubera ko je nyine ukuntu nteye nza ibintu byose nyine nzamzakira uko bishe. Okay, ndagira nyine ko ndi umuntu ariko nyine ntabwo ibintu nyine njye bijya bintungura cyane kuko mbizi ko isaha n'isaha nyine byaba cyasa n'isaha n'ibyaba rero bibaye ubundi mba nyine nabyo expectingaga. Okay, wow. No, ibyo expectingaga ntabwo ari surprise, nta kintu utabu uteganya utegera tuvuge ufite nka anniversaire ugahita abantu baraje bakore surprise amasaha utari uteguye kuva nabona nakora noneho yitegure n'abanyamuryango namwe murabyumvira umwana umukobwa yaba noneho tuzoyikorera hano kuri kamere y'ubutaha kabisa. Ni nziza cyane. Ingiriza Iranzi nawe atubwire niba wari waba surprise mu buzima, byagenze gute n'ibyari? hari akantu event avuze nanjye wenda sinda surprise wenda navuga ni umunsi bizajya isohoka. banza yari 2018 nari muri Kenya. Nubwo wabaye nyine surprise kabisa. Yego. Aricaye. Naraye nicaye. Waraye wicaye? Naraye ndi gusirimba. Wow. Yego. Yego. Byiza cyane. Surprise ni nziza, hari nyinshi nziza nyine uziza mu inshuti, hari nziza nari Imana igihe cy'Imana kandi nyine ikintu utari witeguye kiraza kigakora ku marangamutima kandi kikagushimisha. Hari undi muntu wanyohereje gift ejo bundi ivuye muri Afurika. Wow. Nari narambiwe nuko mfungura box ndebe birimo. Ntabwo wari uzi ibyo birimo? Nari mbizi ariko hari akandi kantu ntari nzi ko yambwiye ko hari akandi kantu yashizemo ntiyakagera. Yego. Nsanga yafunguye Bibiliya. Wow. Yagashizemo hagati y'icya hagati mu. Akoma. Imana igire neza. We yamushira gift muri Bibiliya? Muri Bibiliya. Yaguhaye Yesu Kristo. Uwo muntu kubera abarekiyo sana. Afite amayerekeo. Hari abantu bagira amayerekeo mu buzima. Uwo muntu kabisa mu mukozi w'Imana. Kugira ngo umuntu azaguhe impano yaramashira muri Bibiliya. Ashaka asize kwera. Hanyuma ugifite mikrofone, iyo wishimye kuri wowe ugumeze gute, ukora iki? Akenshi nzandira iyo nishimye cyane. Naho guseka mpora nseka. Noneho ndusha biza binanira. Narebye ejo bundi ubwo nabonaga uko ngiye kuvuga amakuru mbere. Ntabyo Kwenda ku bijyanye n'iriya ceremony twakoze wenda nzareka ubutaha wenda byagenze neza. Yego. Numvaga imbaraga zashize, gusatira zananiye. Numva gusa naryama nkaja nk'ahantu hatuje. Birandenga nyine ukuntu. Abantu barayatinga batandukanye kabisa. Hari abandi baza babona ibyishimo cyangwa yishimye cyane, usanga agiye kunywa inzoga, abona abapagani, undi akumva yoririmba gusa, undi akumva yosenga cyane, undi akumva yasoma Bibiliya, undi akumva biterwa n'umuntu, ariko wowe iyo unezerewe cyane uzugira amarangamutima ukarira. That's good. Ni byiza cyane. Reka twumve uyu mwana nawe Yvette nawe natubwire iyo wishimye umeze utema. Iyo nishimye nuko wishimye?
uhora umeze kimwe cyangwa nyine iyo wishimye cyane birenze urugero nk'uko tu ntabwo nishima birenze urugero ariko wowe ufite udusha nta kintu urabona mu buzima uvuga ati aha noneho kikiri narenze nakakibona ukumva nyirugeza ahandi mu mubiri ntacyo hirwa basi mu by'Imana nibwo uzawishima ukumva ugezeyo ariko dufite abakozi b'Imana bikomeye ukagute bigenda gute mu by'Imana uba wumvishije si ijambo ry'Imana uba wasenze ugasabana n'Imana uba wanditse amandiko uba wahishuriwe kandi dusanze uwo muhamagaro nawe biba bitandukanye nyine murabizi ko Imana ari ngari hari igihe uzunezezwa n'indirimbo cyangwa rimwe na rimwe umuntu yaba ari kubwiriza wenda bikagufasha nyine ukiha ahandi hantu kandi habamo ikintu gikomeye gukorera Imana umunezero uba mu bintu by'Imana utandukanye n'uw'isi ab'isi bazawushakisha bakiruka ukaja mu kabari ukanywa ugasinda ukikubita hasi ukagenda ukaja mu byaha bikagukoraho ariko umunezero wa Yesu tuzi ugusindisha gukora ibyaha uzi ukomeza gusa ukaba mu nyenga gusa w'ibyiza w'umunezero udasanzwe n'amahoro menshi oya Imana ishimwe kabisa kuri ibyo bintu hanyuma ugifite mikorofone Yvette mu buzima busanzwe utinya ikintu nk'inyanza mu nyamaswa utinya inzoka soka gayo niko n'ijambo ry'Imana ritubwira urumvaga ugomba kuyitinya kuko utayitinye iguma akaguru niryo sezerano ngo izobaruma akaguru namwe muyihondo muto rero nyemewe gutinya ariko kandi kubizera Imana kandi Imana yaduhaye ububasha kuzikandagira ngo tuzokandagira za scorpion zizoza ziduhunga nitwe dufite ububasha kuri zo ngaho umukozi w'Imana nawe natubwire utinya iki mu buzima mu buzima busanzwe inya gukora icyaha utinya gukora icyaha iyo nabikoze nta mahoro mba afite ako kantu ni keza rwose gutinya icyaha kuko wirinda byinshi kandi unesha byinshi hari abantu bazavuga ati turi ku ngoma y'imbabazi nakora icyaha Imana irambabarira rero uwo kuvuga itinye ni byiza cyane turangiza tuja ku musozo ibihe bintu byiza ujya ubona ku bantu bubatse ukavuga ati Mana nanjye ndabyifuza mu rugo rwanjye cyane cyane nk'umuntu uri niyo mu rugo yitangiye yijyanye ukavuga ati Mana ibi bintu bibiri ndabibona nkumva ndabyifuza urugo rwanjye izi nkingi nanjye nzazigenderaho iyo ngize nk'ahantu ngera nkagera nko mu rugo runaka wenda nk'uko twaje hano iyo nsanga basenga yari urugo rusenga ndavuga ngo Mana bivuga mu mutima wanjye akavuga ati Mana uzamfashe nanjye ari uko bizagenda yari urugo wenda rusenga kubaha Imana rufite imico nyine yo kubaha Imana ari byiza byiza cyane icya kabiri icya kabiri ushobora kureba urugo gusa mu buzima busanzwe ukavuga ati iki kintu nanjye ngomba kuzagira urugo rufite ibyishimo ubwiramo ugasanga nyine n'abantu bari fani bameze neza hari urugo nyine ushobora kwinjiramo ugasanga nyine harakonje kandi turi muri sama gukonja mvuga ni ukuri hari imiryango myinshi itagira ibyishimo hari ahantu ushobora kugera ntiwisanzure wenda ni uko mvuga muno wenda mukagira nuko ndi muno hano ukaba bisa n'isawa ni amahoro
amahoro masa cyangwa ni wowe ufite ikibazo hari igihe umuntu aba afite ikibazo noneho hari akantu umuntu yigeze kuvuga ngo hari umugore nuko tugiye muri sitori nyinshi kandi ndi umunyamakuru ngo hari umugore umwe ngo yagaze abwira umugabo akamwereka umuturanyi uriya muturanyi ngo ntazi gufura imyenda ngo urabona ngo ureba imyenda yanditse biracuye gusa ngo ntiyera ejo akabimwe umugabo ngo akamwihorera akumva ngo wa muturanyi kandi yafuze imyenda yuzuye mikori ntabwo ajya yeza umugabo akamwihorera bukeye umugabo wazi ikibazo gihari aragenda afata arakirininga amadirisha y'inzu nyine kuko amadirisha niyo yari yanduye noneho umugore abyutse mu gitondo abona ngo umuntu sinzi icyabaye sinzi uwamubwiye wamakoresha ngo niwe wa muturanyi ngo imyenda irasa neza umugabo aramubwira ati umuturanyi nta kibazo afite ni wowe utari warahanaguye ibirahure niyo mpamvu wagaze ubirebera mu birahure byanduye ukabona imyenda irasa nabi biterwa n'ikintu umuntu areberamo ubwo tiyoba ari wowe ubona ingo zidafite morale kandi zifite morale oya ni ukuri ntabwo ari njyewe kari ku mutima gasesekara ku munwa ni ukuri ntabwo ari njye gusa biza biba byiza iyo ugeze mu rugo ugasanga ari umupapa ari umumama ndetse n'abana wenda iyo bameze neza harimo umurazi ugira ngo bari mu rungano rumwe ndetse nka Precious na se na papa wiwe kugira ngo barangane hari ukuntu nyine baba bari kuganira ukabona ni byiza kandi umushitagaza abana azareba byinshi ni byiza cyane abantu baraba bumva ngo umushitsi ngo umubikire inkoni ntumubikire ijisho duke ku maso twakira abashyitsi dufite urugwiro dukunda abantu tugire amahoro mu rugo rwacu kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito urugo n'Imana iba yarubakiye iyo mushatse murarubisha cyangwa mukarugira rwiza rero abantu bagire ingo nziza kandi biri muri choice zacu hanyuma rero turabibaza na mugenzi wawe turabizi ko utarubaka ariko kandi hari design y'urugo rwawe ufite muri future nubwo uri umwana ariko uvuga ati ndifuza ko urugo rwanjye ruzaba rumeze cyane cyane abagore 100% ni mwe mutuma urugo rumera neza cyangwa rukamera nabi ngaho nawe tubwire nk'ibintu bibiri wumva bitazabura mu rugo rwawe ibintu bitazabura cyangwa ibintu byiza ushobora kurebera kububatse ukavuga ati aka password ngomba kuzakajyana nanjye mu rugo ikintu cya mbere njye mba nifuza mu rugo rwanjye mba nifuza ko nabana n'umuntu duhuje umuntu muhuje hanyuma iyo uhuje n'umuntu urugo rukagenda ukazagenda neza wubatse nta asubije ikibazo utamubajije it's fine nta kibazo birahuye birahuye twari twabajije ngo se ni ibihe byiza ushaka kubona mu ma couples ushobora kuzifuza ushobora kuvuga ati ndifuza kuko hari abantu benshi bajya bashaka cyane cyane urubyiruko kubera ko babonye ingo ukuntu zibayeho ati reba inshuti yanjye twagendanaga urugo bwiza ashaka ayiwishe ko nanjye nagira nka ruraro nubwo wenda uba ureba inyuma utazi imbere ariko ukavuga ati uriya rugo ndarukunda kubera ikintu n'iki n'iki nawe hari ibintu bibiri ushobora kubona mu ngo cyangwa bitatu bisize ukavuga ati nanjye ibintu byabura mu rugo rwanjye nicyo kibazo biri kurucanga ariko nyine njye ntabwo ndi wa muntu wenda navuga ngo mu inshuti yanjye ngo yashatse cyangwa mu inshuti yanjye ngo ameze gutya ngo nanjye ngo ndahita nshaka nyine biragoye icyo kibazo gihe kiri kungora hari ibintu byiza ushobora kubona mu rugo ukavuga ngo nanjye nzaba mbifite mu rugo iwanjye oya gusa twakubajije ibibazo rata binakurenze muragera muri ibyo bihe uracara umwana reka mbahaye umwanya buri muntu abaze mugenzi we ikibazo kimwe hanyuma cyangwa bibiri ibyo uhabwa hanyuma musuhuze n'abantu mukeneye gusuhuza murakoze akabazo numva nabaza Yvette njye ntabwo ari ikibazo ngiye kumubaza ahubwo hari akantu ngiye kumusaba twiteguye nta kibazo reka turirimbire akaririmbo kare ku mutima
tuzi ko ari umuririmbyi. Okay. Izabigora umuririmbyi ariko umuririmbyi ahora yiteguye. Mama precious cyane. Okay, niyo wimyiza. Niyihe ukeneye kuririmba? Okay, hako kandi. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye kure imisayo y'ibyaha, maza nk'ubugingo bw'iteka. Umuco mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese ntera ko ndahinduka, nanjye nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. Ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Byiza cyane. Ive nawe niba umusaba Zaburi, niba umusaba Matayo, nawe umukora ikibazo kabisa. Mbase iranze. Ikibazo cyose wumva. Yego. Niba ushaka kwibona mu myaka 5. Ikibazo kwe. Mwumve ko mazi yo kunywa. Umwana akora ukuri. Ikibazo kirakomeye. Umwana ni mukora. Naravuze? Nashaka kwisanga mu myaka 5. Yes. Ni hatari. Ndashaka nyine ku yewe yakiraranye kabisa ikibazo. Oya pe. Yakiraranye. Ndashaka kandi. Oya kimaranye iminsi. Oya iminsi. Kagari cyane. Hatari. Ndashaka kwisanga ndi mu minenga. Kurateganya kuba mu bitaro wase. Oya wenda icyizere mfite wenda hazaba habaye amahoro. Yes. Twatuye twahazamuye amazu. Okay. Yego. Uranyuzwe? Uranyuzwe kandi. Wow. Usubije neza cyane. Iyo tuboneraho n'umwanya wo guheza abantu pole. Yego. Muri politiki Imana tubabarire. Yego. Tuzoza ku musozo, tugana ku musozo. Ngaho suhuza umuntu cyangwa babiri, umusingiza na mugenzi wawe asuhuze. Igihe abantu bavuga ati ko baba batwirengagije kandi turi kubakurikira umwanya ni uwanyu. Yes. Ndasuhuza bro wanje. Okay. N'akazana wanje witwa Ngabire. Bro abona kazi wawe Ngabire turamusuhuje cyane. Yes. Papa yanze. Yego. Murakoze. Yego. Abantu ba mbere nsuhuza ni abantu batuye Melbourne bose. Yes. Ndabizi ko badukurikirana. Amahoro y'Imana. Abandi nsuhuza nzi ko badukurikirana ni abantu bari muri Afurika, ni abavandimwe bacu ndetse na musaza wanjye uri i Canada muhaye yamba.
yego yego murakoze cyane rero Imana ibamugisha mwaganiriye neza cyane kandi utaha tuzongera dukomeze Imana ibamugisha mwinshi kandi turabasuje abantu bose ba Melbourne ba Miriam Canada n'abandi bose Uwiteka abagirire neza bye bye tubabwira bakore na subscribe wow niyo mpamvu tuba twajana kabisa